Uyu muramuzi yitwa Israel Mbonyi. Uyu nguyu yavukiye mu Rwanda ariko aza gukurira mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu kuva akiri muto yakundaga umwuga wo kuririmba. Nyuma yaho yagarutse mu Rwanda, aho yakomeje kwiga no gukura mu muziki w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu Israel Mbonyi yavukiye mu muryango ukunda Imana, bikaba byaramufashije no gukomeza gukura mu muziki wa gospel. Yatangiye kwandika indirimbo zakiri muto, ariko ntibyari byoroshye gutangira nk'umuhanzi wigenga. Uyu musore yize amashuri ye mu bijyanye n'ubuvuzi mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko nubwo yigaga ntiyigeze ahagarika urukundo yakundaga umuziki we wa gospel. Indirimbo yakoze ya mbere yari ari ku ishuri, hanyuma agarutse mu Rwanda atangira gufata umuziki we nk'akazi akora ka buri munsi. Si ibyo gusa, nyuma yaho Israel Mbonyi yakomeje kwiga agana ku kurangiza impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 masters mu bijyanye na public health. Uyu musore kandi yavutse ku itariki 20 Gicurasi mu 1992. Nk'uko nabivuze, yavukiye mu Rwanda ariko akurira mu gihugu cya Kongo ahagana mu mwaka wa 2014. Aha nibwo Mbonyi yashyize hanze alubumu ye ya mbere yise Number 1, irimo indirimbo zakunzwe nka Uri Number 1 n'ubundi, Yankuyeho Urubanza, Ku Migezi n'izindi. Iyi alubumu yamufashije kumenyekana cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho abantu bishimiraga ubutumwa atanga mu ndirimbo ze. Si kera gusa, na n'ubu niko bikimeze. Nko mu karere k'ibiyaga bigari yakomeje gusohora izindi alubumu zakunzwe cyane, harimo Intashyo, iyi yasohotse mu mwaka wa 2017, yakurikiwe n'iyo bita Bwira, iyi yakozwe mu mwaka wa 2020 ikorwa iri live itandukanye n'izindi. Naho mu mwaka wa 2018 yasohoye alubumu yitwa By'imbaraga. Iyi ndirimbo ifite ubutumwa bukomeye bwo kugaragaza imbaraga z'Imana mu buzima bw'umukristo. Yasohokanye n'indirimbo bita Imana Niyo, Urukundo n'izindi zigiye zitandukanye. Mu mwaka wa 2023 yasohoye alubumu yitwa Turi Live. Iyi alubumu irimo indirimbo nyinshi ziri mu njyana ya gospel, aho ahimbaza Imana akanatanga ubutumwa bw'ihumure n'ubutwari. Si ibyo kandi, ibitaramo Israel Mbonyi akora byakunzwe n'abantu benshi cyane batari bake, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bikaba akarusho mu karere k'ibiyaga bigari. Israel Mbonyi kandi yakomeje gukora ibitaramo mu bigo bitandukanye by'imyidagaduro ndetse no mu nsengero, aho akorera ibikorwa byo guhimbaza Imana. Uyu yamenyekanye cyane cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye by'umuziki ndetse no gufasha abantu, aho yubakiye umudugudu abatishoboye akanatera inkunga umuziki wa gospel mu Rwanda muri rusange. Yamenyekanye cyane cyane mu bitaramo akora biri ku rwego rwo hejuru, nk'ibitaramo akunda gukorera muri Amerika ndetse no muri Aziya no muri aka karere k'ibiyaga bigari, ubwo ndavuga muri Afurika. Yagaragaje ko uyu muhanzi amaze kugira abakunzi cyangwa amaze kwigarura imitima ya bamwe bamukunze ku rwego ruri hejuru, nta wundi muhanzi ujya upfa kubigeraho muri Afurika uririmba gospel. Uyu musore ari ku rwego rushimishije cyane ku buryo ntawe utamwifuza. Muri make yifuzwa n'abantu benshi cyane. Uyu musore nta kindi kibimutera, ni uko agaragaza impano ye yo kuririmba no kubyina no kuzura ibyishimo, atanga ubutumwa bukomeye cyane cyane ubw'ijambo ry'Imana. Sibye n'ibyo kandi, Israel Mbonyi nta mugore agira, nta mukunzi yari yagaragaza cyangwa ngo agire uwo abibwira. Muri make abayeho nk'ingaragu. Avuga ko impamvu nta yindi ari uko yarisanze muri gospel mu muziki nyarwanda, akisanga nta kindi kintu cyamurutira byose uretse Yesu. Akubwira ko umukunzi afite mbere na mbere ari Imana, ari imushoboza byose akora ndetse n'umwuga we w'uburirimbyi. Nta ibyo bidahagije, si ku bantu kumureba gusa, uyu muhanzi akurikirwa no kuri social media, aho kuri YouTube ye akurikirwa n'abantu basaga miliyoni 24. Aba ni abamukurikirana bya buri munsi kuri YouTube channel ye, tutashyizeho abamukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga. Uyu muririmbyi agira bando yihariye, incurango ye ibituje cyane, irimo umuziki ugiye uri normal, mbega unogeye kuwumva. Uyu nguyu ubugizwe na pianiste, bassiste, umubateri, bayobowe n'umuntu bacurangira solo guitar. Ucyumviye indirimbo igitangira bataranaririmba uhita wumva ko ari uyu mugabo Israel Mbonyi, kuko agira uko aririmba ukwe n'incurango yihariye itagira abandi bahanzi muri Rwanda. Si ibyo gusa, afite abaririmbyi bamufasha gusohora indirimbo ze za buri munsi. Abaririmbyi afite higanjemo igitsina gore cyangwa abakobwa, bamufasha kuririmba mu buryo bw'amajwi abasohoka neza, akanajyana n'ibyuma baba bafite bijyanye n'igihe. Bijya binugwanugwa ko Israel Mbonyi ari ufite abacuranzi
basa nk'abakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, bafite bando ikomeye cyane kurusha andi makorari yose kubera umwihariko yifitemo mu ndirimbo akora. Nubwo byumva gutyo, intangiriro niyigora. Ntago wakiyumvisha ukuntu umuntu mu mwaka w'ibihumbi 2014 nta views, nta n'abantu bamukurikiranaga basaga 1000, ariko ubu tuvugana akaba byibura hari abantu bamukurikirana basaga miliyoni. Ni urwego ruri hejuru cyane, nta wundi muhanzi warwigeza. N'ababigerageza ntago bari mu ndirimbo za gospel, ni indirimbo z'isi n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi ari hejuru ku buryo utabyumva. Ndagushimiye wowe wari uri kunyumva. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora like na share, waba wanabikunze ukandikamo comment, ubundi tugahura ubutaha. Wowe twari kumwe cyangwa wari unkurikiye, ndagushimiye.